Nshuti z'ikiganiro Baho Neza Family Academy, turabasuhuje kandi twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Tunejejwe nuko mukomeje kudukurikira kandi n'ibyishimo kuri twebwe no kuri mwebwe ko twese dufataniriza hamwe kwiga no kuganira no kumenya ibintu bitandukanye ku byerekeye umuryango, kuko umuryango nicyo kiganiro cyacu n'ubundi. Uyu munsi tugiye kuganira kuri gahunda zibera mu rugo n'ubundi. Turahera ku byerekeranye n'uburyo ubutunzi tubona, uburyo tubushaka n'uburyo cyane cyane tubukoresha. Tubahaye ikaze. Baho Neza Family Academy nk'uko mubizi duhora dusubiza ibyifuzo byanyu. Hari umuntu watubwiye ati rwose twishimira ibiganiro mudutegurira, ariko rimwe na rimwe mujye mujya hanze, mujye kumva akayaga hanze, mudukorere ibiganiro muri hanze. Numva ni igitekerezo cyiza, niyo mpamvu rero mubona nicaye hanze, harimo akabeho gakeya nimugoroba, murumva inyoni, imodoka zitambuka, nyine ndi hanze. Ndabyishimiye nanjye numva ari byiza. Rero reka tuganire nyine nk'uko nari mbibabwiye. Turashaka kuvuga ku byerekeranye n'uburyo umutungo w'urugo tuwubona, uburyo tuwukoresha n'uburyo abacu aribo tuwushakira bawugiraho uruhare. Murabizi ababyeyi twese turazinduka tukajya gukora, dushaka ibitunga abana, natwe ariko burya biradutunga kuko tuvuga ko bitunga abana, ni nabo tubishakira, nabyo bidutera imbaraga cyane, ariko kandi burya natwe nyine biradutunga. Murabizi rero ko ibyo duta neza tukabikoresha neza, ariko cyane cyane tugomba kwita yuko umuntu wese uri muri urwo rugo cyangwa se wo muri uwo muryango, ibyo twabonye, ibyo twashakashatse abigiraho uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo tuvuga rero ibyo ngibyo by'ubutunzi, turashaka kuvuga ngo niba umubyeyi yakoze, ibyo agombye kuzana bigomba gufasha abari mu rugo bose, harimo cyane cyane abana. Tutibagiwe yuko mu byo twashatse tuba twabishatse bituvunnye, tugomba no gutekereza uburyo tubyunguranaho bikazaba byinshi, bikazadufasha igihe kirekire. Mu byo dutunze rero, muzi ko hari ibyo dukoresha mu nzu, hari intebe, hari ibyo biri mu byumba, hari ibiri mu gikoni n'ibindi byinshi twese tuzi biba mu nzu. Ibintu turi buvuge uyu munsi ni uburyo cyane cyane ibintu bijyanye n'umuco wacu bijya bihura n'uburyo dukoresha ibintu byacu, hanyuma tukareba abana bacu bo babigiraho bate. Ese mu rugo gakunda kubaho umuco wacu kandi keza. Aho tugiye kuvuga ni uburyo twakira abashyitsi. Murabizi ko mu muco wacu wa Kinyarwanda, mu muco wa Kinyafurika, umushyitsi ni umuntu wubashywe, kuko urabyumva nawe umuntu wavuye aho yavuye aho ari hose, yaba hafi cyangwa kure, iyo agusanze haba hari ikintu akweretse, ni ikimenyetso cy'urukundo. Umuco rero wagiye utwereka yuko abashyitsi bacu bagomba kwakirwa neza, kandi nibyo ni umuco mwiza, ni umuco wa Kinyafurika. Kandi ababyeyi bacu iyo bumva batanga umugisha baratubwira ngo urugo rwiza ni urugo rugendwa, muzagire urugo rugendwa. Ibyo ni ibintu byiza. Abashyitsi iyo baje baduhesha umugisha, natwe kandi tukabahesha umugisha, biba byiza ni ukubana. Twagiye twitegereza, yewe ndeka mvuge ko ari jyewe wagiye yitegereza, ariko hari n'abandi bitegereza. Umuntu wese iyo agenda arareba uburyo twakira abashyitsi, ni uburyo budasanzwe, kuko umushyitsi nyine ari umuntu udasanzwe. Usanga mu nzu yose, ngira ngo ni umuco uri ku isi yose, aho bishoboka, wenda hose ntibishoboka ariko aho bishoboka usanga bafite inzu ifite icyumba cyitwa icyumba cy'abashyitsi. Bivuze ngo umushyitsi aba akeneye kwitabwaho byihariye. Murabizi uburyo twakira abashyitsi, usanga umushyitsi aje nyine ugashyashyana, ugashaka uburyo umwakira, ibintu byiza, ibintu iyo bitanasanzwe. Mujya mwibuka yuko mu bintu tugira mu nzu burya tugira n'ibikoresho burya byakira abashyitsi cyangwa bikoreshwa mu bihe bidasanzwe. Ubwo ndashaka kuvuga ibikoreshwa ku byerekeranye n'amafunguro, kunywa cyangwa se kurya, hakabaho tugeze mu byumba uburyo bwo kuryama. Rero umushyitsi yakirwa mu buryo budasanzwe. Buriya abana bacu iyo bareba uburyo twakira abashyitsi, twagiye tubona ko babona ko ari ibidasanzwe, kandi koko ntabwo biba bisanzwe. Abashyitsi tubakora ibintu bidasanzwe, bakoresha utwo dukoresho tudasanzwe dukoresha, kandi uzanasanga kenshi ibikoresho twakiramo abashyitsi cyangwa n'abandi bantu no mu bihe bidasanzwe biba ari ibikoresho bihenze, kandi bibikwa ahantu hatari hafi umwana wese adashobora kugera. Kubera iki?
kuko byaguzwe bihenze, ariko nanone kandi ugasanga kubera impamvu z'uko babyitaho rimwe na rimwe bigiye bikoreshwa buri munsi byanameneka, bigasaba rero ko umuntu aba azi ko byaguzwe bihenze bigomba gukoreshwa mu buryo bwo kwitwararika. Ikijya kiba ikibazo rero ni uko ibyo bintu biba bibitswe ahantu hiherereye nyine cyangwa se hakinze, ariko umwana wo muri urwo rugo rimwe na rimwe ntabwo ashobora gupfa kubikoresha, usanga ari ibintu bisa naho bishinganye. Wareba ugasanga ntabwo ari byiza kubona umwana yakwifuza gukoresha ikintu, icyo kirahure se, iyo sahane, icyo kiyiko cyiza, ako gakombe keza, ntabe yapfa kugafata ngo agakoreshe. Ntabwo ubona ari byiza, ntabwo ari umuco mwiza. Buriya abana bacu dukwiye kubereka ko ibintu byose dufite ari ibyabo kandi babifiteho uburenganzira, cyane cyane iyo ari abana batangiye kuba bakuru uzi kwitwararika ibintu. Buriya biriya bintu tubika biba bikwiriye yuko bidategereza umuntu wa mushyitsi uzaza rimwe mu mwaka, wa munsi mukuru uzakorwa kangahe, ugasanga umwana abibona nk'aho ibintu atari ibye. Ahubwo ababyeyi dukwiye kwigisha ko umwana akiri mutoya amenya ko ibyiza ari we byagenewe, ko ibyo byiza byose ari we bishakirwa. Wenda ukaba wamusobanurira impamvu icyo kintu cyiza ariho ashaka atari hagikoresha, ahubwo wowe ugashaka uburyo uzajya ushaka umwanya uhari ukabizana bigakora, abari mu rugo bakabikoresha, kuko ni iby'urugo. Ibyo abantu bari mu rugo ntabwo bikwiye gukoreshwa n'abantu badasanzwe, kuko abana bazajya bavuga ati bya bintu by'abashyitsi, uzarebe n'uburyo twakira abashyitsi, dushaka utuntu tudasanzwe, nyine ukaba wakoze udushya. Ntabwo dukwiye gukora udushya gusa kubera ko abashyitsi baje, oya ni ukuri dukwiye natwe gushaka umwanya abana bacu tukabakorera udushya. Nibyo uhari uko ubonetse, uburyo bushobotse, ntabwo bigomba kuba ari ibintu bihenze cyane. Abana bacu tukabaha umwanya wo kwishima, tukabakora twadushya bajye babona dukorera abashyitsi. Ntabwo ari byiza ko umwana yumva ko utuntu twiza ari utw'abashyitsi, amashuka meza ari ay'abashyitsi, ibitanda bishashe neza. Oya, buriya biriya bitoya utangira kumukorera akiri mutoya byiza, ni uburyo bwo kumwereka ko afite agaciro, nawe akiha agaciro, kandi nazakura akaziha agaciro, akamenya ko ibintu byiza ari ibyo atari iby'abandi. Ni uburyo rero bwiza bwo kurera, kuko nidukomeza kwereka abana ko ibyiza dufite bigenewe abandi, uba uriho umurera nabi, umwambura agaciro. Rimwe na rimwe hari ubwo bishobora no kugaragara nko kumuhohotera, ugasanga umuntu aratekereza ko aho umwana agomba kwicara afungura kuko ataramenya kurya neza, ngo atamena, ngo agomba kujya ahantu byumba inyuma hariya. Oya, umwana akwiye kwiga ko imirire yiyubashye ari ku meza, aho abantu bakuru bicara, ahantu hasukuye, ahantu hasa neza, agakura abizi. Ni ukumuha agaciro, ni no kumwigisha. Ikindi, muri ibyo byumba namenye ko muri ibyo byumba ntabwo agomba kuryama ahantu ngo nuko ataragira isuku ahari agomba kuryama ku bintu bishaje. Oya, amashuka burya meza iyo ari mashyashya urasasa ukabona nyine ari byiza. Burya iyo uryamye n'ahantu hasa neza unaruhuka neza. Umwana rero akwiye gukura azi ko ibyo byiza byose ari ibye, utwo dushya ukatumukorera. Erega buriya munamenye yuko abana bacu buriya bakura vuba. Ugira gutyo ukajya ukabona umwana muri iyi minsi basigaye biga bakagira vuba, yarangiza kaminuza agatangira gushaka akazi, mu kanya gato haje n'ibintu, ukabona umwana ati buriya nakuze ko nabonye akazi niho ndagashakisha, si ngombwa ko nanaguma mu rugo. None se ubwo utamukoreye ibyo ngibyo byiza akiri mu rugo, uzabimukorera yaragiye? None se niba agiye utaramwigishije nuko kuntu bareba ibyo bintu byiza, uko bicara ku meza, uko bitwara, buriya azaba ajyanye iki? Ababyeyi rero mureke dukomeze tumenye ko abana tubafite kugira ngo tubigishe, tubafite kugira ngo baturebereho, tubafite kugira ngo tubanezeze. Ibyo bintu byose dukora ni ibyabo, twitegereza ngo ni iby'abashyitsi, ngo biriya bintu byiza bizakorwa rimwe mu gihe kingana iki. Oya, ibyo bintu byiza tubitse mureke tubikoreshe. Ni ukuri iki kiganiro nagiteguye ngira ngo turebe ako kantu, kuko nabonye ari nk'umuco utari mwiza, sinzi naho waturutse, ariko abantu bose usanga ibyo bintu bihari bimeze gutyo, ugasanga ibintu byiza wenda si kuri bose, ntawe kiri urubanza cyangwa ngo mutere ibuye, ariko hari umuco uhari ugaragara, ukabona sinzi ahantu ibyo bintu byaturutse. Ese ntitwareba niba ubikora, nanjye niba mbikora, dukwiye kubireka. Abana mureke tubafate neza bakiri batoya, tubigishe ko ibyiza ari ibyabo,
tubaha agaciro bagihari, tubaha agaciro bakiri bato bagakurane, nabo nibakura bazakihe bagahe n'ababo. Nako kantu nagira ngo tuganireho, nakisa akantu gato ariko burya ntabwo ari gatoya. Nawe wirebe, niba utajya gukorera umwana wawe udushya utangire utumukorera. Ntabwo udushya cyangwa utwiza utw'abandi, oya, udushya n'utw'umwana wawe n'utw'umuryango wawe. Mu muryango twavuze muri video zatambutse ko ariho tuvukira tugakurira hanyuma tukazanasazira. Mureke tuhagire heza, tuhakunde, ntitubone ko hanze ariho heza, ahubwo mu muryango iwacu niho heza. Ndabashimiye rero, reka dusoze gutya tuvuge ngo naho ubutaha, kandi dukomeze tunezererwe iwacu mu miryango. Niba ari ubwa mbere urebye iyi video ukaba uje kuri iki rubuga bwa mbere, wakora subscribe hanyuma ugakora na kakazogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona igihe cyose bibanje, aba ariwe nawe ubibanza. Urakoze cyane rero, mugire ibihe byiza mu miryango yanyu.